ikaze kuri Hospitality TV. But you see what they are doing there, the damage that they're doing to the trees. Yeah. Sometimes when they ring back the tree, muze tujyane mu ishyamba tujye gutembera turebe inyamaswa zigiye zitandukanye, turebe inzovu n'izindi nyamaswa zitandukanye, ariko uyu munsi turibanda cyane ku nzovu. Some of these trees would have been there for a long time, and they destroyed quite a lot of them. Inzovu ni inyamaswa y'inyembaraga cyane kandi igenda yiyaminiya ku buryo nta nyamaswa yindi ipfa kuyikanga. Inzovu ziboneka cyane muri Afurika munsi y'ubutayu bwa Sahara no muri Aziya y'Amajyepfo. Inzovu zo muri Afurika zirimo amoko abiri y'ingenzi. Hari izi inzovu ziba mu bibaya cyangwa se muri savana, ahantu nyine hatari amashyamba y'inzitane, ahantu hari amashyamba yisanzuye afunguye, cyane cyane nko muri Botswana, Zimbabwe, Tanzania, Kenya, Namibia, Zambia, Afurika y'Epfo n'u Rwanda. Turazifite hariya muri parike y'Akagera. Inzovu kandi zibasha kubaho kugera ku myaka 70. Akenshi muri rusange inzovu zibaho hagati y'imyaka 60 na 70, ariko cyane cyane izo muri Aziya zibaho kugeza ku myaka 80. Urumva ko inzovu zo muri Aziya zirarama kurusha izindi. Hanyuma inzovu yabayeho imyaka myinshi, kugeza ubu mu bushakashatsi bwakozwe bugaragaza yuko inzovu yabayeho imyaka myinshi, kugeza ubu ku isi yabayeho imyaka 89. Inzovu zo muri Afurika zipima hagati y'ibiro 4,000 kugeza ku biro 6,350. Urumva ko inzovu ziba zarakuze zifite ibiro byinshi. Inzovu z'ingore zo zibasha gupima ibiro hagati y'2,700 n'3,600. Izo ni inzovu z'ingore, mu gihe iz'ingabo zo zipima hagati y'4,000 n'6,350. Inzovu kandi zo muri Aziya zo zikunze kuba ari ntoya, zipima ibiro hagati y'1,800 n'2,500. Urumva ko inzovu zo muri Aziya zo zikunze kuba ari ntoya, kandi muri rusange inzovu ishobora kubyara abana 4 kugeza kuri 5 mu buzima bwayo bwose. Mu buzima bwayo bwose ntago igira abana benshi, ishobora kubyara hagati y'abana 4 na 5. Inzovu ni inyamaswa z'inyembaraga ziyaminiya cyane, nta nyamaswa zitinya. Yihuye n'imvubu irayirukankana. Inzovu kandi zikunda abana bazo. Yuhuye n'inzovu y'ingore iri kumwe n'umwana, iba ifite amahane cyane. Inyamaswa yose ibonye irayirukankana kuko ibikeka ko ije kuyambura umwana wayo. Niyo mpamvu inzovu y'ingore igira amahane cyane kurusha inzovu y'ingabo. Inzovu zihaze ziyumvanamo imbaraga, zigashaka gukina cyangwa se rimwe rimwe zigasunikana. Ziba ziri kumvana imbaraga, zumva irusha indi. Inzovu cyane cyane zo muri Afurika ziba zarakuze, ziba zibasha gupima ibiro byinshi cyane kugeza ku biro 6,350. Urumva ko atari ibiro bikeya, ziba zarakuze. Cyane cyane inzovu zo muri Tanzania, muri Serengeti. Serengeti ifite inzovu nyinshi cyane, nyinshi, kuko Serengeti ni ishyamba, ni parike nini cyane. Inzovu kandi ikunze kujya kunywa amazi mu migezi igiye itandukanye. Akenshi amaparike aba afitemo imigezi. Hanyuma
utundi tunyamaswa tukaza kuyegera dushaka kuyikanga. Nk'izi mbwa zo mu gasozi ntago zigira ubwoba, ziba zishaka gukanga inzovu, ariko inzovu ikazivudukana. Inzovu iriyaminiya yumva ko ari inyamaswa ifite imbaraga, kandi iyo igize inyamaswa ibona irayisunika ikayikubita umutwe, ubundi ikayikandagira, akaba niyo ishobora gukuruza umutonzi wayo. Iba yishaka kwiporoteja ku buryo buhambaye. Urabona ko hano izi mbwa zo mu gasozi zo zikunze kugenda ari gurupe, ntago zikunze kugenda zitandukanye, zikunze kugenda ari ikigurupe zireba aho inyamaswa zapfuye ziryaho, aho intare zishe inyamaswa zigasiga ibisigazwa nazo ziryaho, hanyuma zabona inyamaswa zishatse kwigondera nazo zikayifata, kuko izi mbwa zo mu gasozi nazo ubwazo ziriyemera, ntabwo zitinya, zibasha kwegera inzovu zigashaka kuyikanga, zikaba zakwegera intare zikayikanga. Iyo zisanze intare iri kurya umuhigo wayo, zishaka kuyikanga kugira ngo zirebe ko intare yayita zikayirya. Ziyikanga gute? Roze zirabwejagura cyane zigatera urusaku, niyo mayeri zikoresha izi mbwa zo mu gasozi. Ubwo imbwa zo mu gasozi bazita ngo iki? Ni ingunzu. Ngizo ni ingunzu. Inzovu rero iyo izibonye, kubera ko ikeka ko zije kuyirira umwana, irazivudukana kugira ngo izijyane kure zihunge. Inzovu rero zikunze kujya kunywa amazi ahantu h'ibishanga, ahantu hari amazi, zigahura n'ibyago byo guhura n'ingona. Ikintu gitabara inzovu ni uko inzovu iba ifite ibiro byinshi, ingona yakurura ikumva inzovu ifite ibiro byinshi. Igifasha ingona kugira ngo ishobore inzovu ni uko iyifatira mu mazi. Hari igihe rero inzovu zikora urugendo zishaka kuva mu gice kimwe zijya mu kindi, bikaba ngombwa ko zambuka imigezi, zambuka inzuzi zigiye zitandukanye. Aho rero nimwe ingona zizifatira neza, kuko ingona yifatiye ikintu mu mazi birayorohera cyane. Urabona hano iyi nzovu iri kurengera akana kayo, ingona yari igiye kukarya, irarwana, ariko n'ubundi ingona yicunze ku jisho ihita ifata ka kandi ikakibiza mu mazi, ubwo iba yagashoboye. Niyo mpamvu ingona ni inyamaswa mbi, twarabiganiriye muri videwo iherutse. Ni inyamaswa mbi cyane, yo igenda gake, ntabwo ihubuka. Iyo iri ku muhigo irubikira, ikaba iri aho hafi igatuza. Ni inyamaswa igira kwihangana cyane kurusha izindi nyamaswa. Iratuza igaturama kugeza igihe iboneye inyamaswa zije gushoka cyangwa se zije mu mazi. Urabona inzovu iyo ziri gutambuka mu mazi zigenda, inzovu ifite ibiro byinshi cyane yo ibasha kurokoka yihuye n'ingona, ariko cyane cyane nk'inzovu zikiri ntoya, inzovu zitarakura ngo zigire imbaraga, izo ngizi ingona zirazifatira rwose zikazisigarana muri ya mazi. Kimwe n'izindi nyamaswa ziza zicunga gufata abana b'inzovu. Ntago ziba zishaka gutinyuka inzovu cyane, ahubwo zicungana n'uko zifata ba bana b'inzovu. Inzovu kandi iyo ibyaye mu minota mike cyane, icyana cy'inzovu gitangira kugenda. Ntabwo ibyara ngo yishyire aho ngaho ngo izagende hashize iminsi, oya, gitangira kugenda no kwirwanaho. Izi rero ni inzovu zigiye zitandukanye, iyo zibonye ingona hafi zaje kubikira ku nkombe, zirazikanga kugira ngo zigende zitazirira abana. Hari igihe inzovu zigenda muri gurupe, cyane cyane iyo zifitemo inzovu y'ingabo ihagarariye nk'umuryango,
bakunze kwita inzovu ihagarariye umuryango, nk'iyo bashobora kwita mutware. Iyo nzovu igenda iporoteje umuryango, izindi zikayigenderaho, ziba zumva zifite umutekano. Kubera ko inzovu ifite ibiro byinshi n'imirindi yayo, n'intare ubwazo iyo ziyumvishe zitangira kwikanga zigahunga, kuko intare ntabwo ipfa kwataka inzovu kereka iyo iri kubona harimo ibyana by'inzovu. Iyo harimo ibyana by'inzovu bikiri bitoya, intare iregera cyane kugira ngo irebe uko yafata wa mwana w'inzovu. Urabona ko hano uyu mwana w'inzovu ari kugerageza kwigwanaho no guhunga, ariko intare zikayikurikira. Urabona hano intare irayifashe, ibasha kuyikurura agakanu, kubera ko nyine iracyari ntoya, ntirabasha kwirwanaho cyane, ntifite ibiro byinshi. N'iyo zize gushoka zishoka zifite ubwoba, kuko urabona hariya hari ingona hafi irimo kuza, ihise yumva, ariko n'ubundi iguma hafi igacunga, kuko ingona ni inyamaswa mbi cyane igira kwihangana no gutuza, iraturama paka igize icyo ifata. Intare nazo rero ziba zishaka kurya abana b'inzovu, ntabwo intare ipfa kurya inzovu yakuze. Ibonye umwana w'inzovu iregera ikagerageza kuyifata ku mutonzi, ikayurira. Ibashije kuyurira rero ikayitura hasi, yayiriye. Urabona hano ziyituye hasi, iyo ziyiteraniye ari nyinshi zibasha kuyitura hasi, hanyuma zayitura hasi zikayirya. Urabona ko ni icyana cy'inzovu cyagerageje kwigwanaho biranga. Ushobora kwibaza utese inzovu ihuye n'imbogo bigenda bite? Ni ikihe gitinya ikindi? Biramutse birwanye ni iyihe yanesha indi? Ahangaha inzovu ziramanutse zigiye gushoka, zigezeho zihura n'imbogo nazo zije gushoka. Ni ukuvuga ngo inyamaswa yose ntabwo ishobora gutinyuka inzovu mu gihe inzovu yakuze. Imbogo nayo yibonye inzovu igerageza gushaka kwiyumvamo imbaraga, ariko inzovu yiyivudukanye, imbogo iriruka. Imbogo ihita yiruka, kubera ko inzovu yo ifite uburyo irwana, kubita umutwe imbogo igahita ibandagara nka hariya. Kandi imbogo nayo ni inyamaswa mbi cyane, kuko inyamaswa ishoboye gukubita amahembe, igenda ikubita amahembe izamura. Urabona hano inzovu ihise ifata imbogo irayisunika. Icyo rero inzovu ikora, irayisunika ikayikatakatira hasi, niko inzovu irwana. Niyo mpamvu rero imbogo yihuye n'inzovu bikaba byarwana, inzovu iranesha, kubera ko inzovu iba ifite imbaraga nyinshi. Inzovu ivudukana imbogo. Nk'uko mubibona, ntabwo imbogo ishobora kuza guhangara inzovu ngo iyihagarare imbere, ahubwo imbogo ikizwa n'akayo karenga ikigendera, kubera ko ibona inzovu ifite ibiro byinshi cyane. Noneho rero imbogo yihuye na ipo cyangwa se imvubu. Imvubu nayo igerageza kwihagararaho, ariko ntibishoboka ko imvubu ihangana n'inzovu. Inzovu ifite ibiro byinshi, iriyaminiye, ifite imbaraga, irasunika, igakubita, igahirika. Niyo mpamvu inyamaswa yose ihuye n'inzovu irahunga nyine, kuko inzovu igira ibiro byinshi. Ikintu inzovu irwanisha cyangwa se ihanganisha n'izindi, yo ifite imbaraga, ifite ibiro byinshi cyane. Twabashimira kuba mwadukurikiye, tubashimira kuba mwabanye natwe kuri Hospitality TV, kandi dushimira abantu bakomeje gukora subscribe, n'abakomeje gutanga comment batwereka ko turi kumwe, batwereka ko ibyo turi gukora ari iby'ingenzi. Natwe bidutera courage, bigatuma dukomeza gukora amavideo menshi. Turagusaba wowe utarakora subscribe, inkunga nkusaba niyo gukora kuri subscribe,
kandi nkwinginga cyane ntugende udakoze like kuri iyi video, kuko iyo video uyirebye ugakora like nibwo ibasha kugira agaciro kuri YouTube ndetse natwe bikaduha umusaruro. Murakoze cyane, turabakunda. Ciao ciao.